Mbaye ikaze nanone inshuti bakunze ibiganiro byacu. Turakomeje n'inkuru yacu Amazing Love, iki ni igice cya gatatu. Muri kumwe na Jolie Rinosi, mbaye ikaze. Duheruka Ridima yakira call itazwi. Yafashe telefone aritaba mu ijwi rituje ati muraho neza ko ntabamenye muri bande. Hanyuma umuntu umuhamagaye ati Ridima umeze neza, nitwa Dave. Ridima ati Dave wese kandi. Dave ati twiganye senior 6 nicara inyuma yawe. Ridima yahise atungurwa niko kubwira Dave ati wow Dave umeze neza, ese kubera icyo wari umaze igihe kinini utamvugisha. Dave yabwiye Ridima ko ari inkuru ndende gusa yashakaga kumva uko ameze, nibabona umwanya uhagije bazabiganiraho. Dave yasezeye Ridima ahita akupa phone. Bwarije buracya, umunsi ukurikiyeho hari kwa kabiri. Dick abyuka kare aritegura gusa mama we na papa we bari batarabyuka. Arangije afata agapapuro gatoya cyane yandikaho ngo ndabakunda ababyeyi bibihe byose. Arangije agasiga ku meza afata imodoka asubira mu cyaro kuri DM company. Gusa abonaga ko Dick atameze neza. Uwo munsi muri company hari bubi inama y'abakozi bose bakora muri company. Gusa Dick yageze muri ofisi ahita ahamagara sekreteri we amubwira ko atari buze mu nama, ahubwo sekreteri asabwa kuza kumera raporo ku gihe, ndetse ko vice chairman ari uri buze kuyobora inama. Ridima wawe yarari kwitegura ubona ko ari ahantu agiye. Mu by'ukuri ntiyari yambaye ibishamaje, ariko nk'umukobwa wo mu cyaro yari yambaye neza. Ridima yabwiye mama we ko agiye, ndetse asaba nyina ko yaza kwiyitaho, aramusezera aragenda. Ridima yagiye urugendo runini ariko nanone rutari runini cyane. Agera ahantu ubona ko hari inyubako nini kandi nziza. Arebye abona icyapa kinini cyanditseho DM company ndetse n'ifoto ya Dick. Ridima ati byanga bikunze ni hano. Dick aho yari yicaye muri ofisi ye wabonaga ibitekerezo byamubanye urusobe. Atangiye kwibaza mu mutima impamvu papa we yanze ko bafasha Ridima. Gusa Dick yavuze ko we agiye gufasha Ridima ku giti cye nubwo rwose se atabishyigikiye, kandi avuga ko Ridima akwiye guhindurirwa ubuzima. Ridima aho yari ari hanze ya company ahaje umusekirite amubaza icyo ashaka, amubwira ko afitanye gahunda na Dick. Umusekirite yahamagaye boss we amubaza niba bamureka akinjira. Dick yahise ategeka uwo musekirite ko yakwinjiza Ridima ndetse akamugeza kuri reception ari witaza kumureba. Dick yasohotse muri ofisi asohoka yerekeza kuri reception. Ubwo Ridima nawe yazaga ariho yerekeza. Dick yaje yihuta cyane yarangariye muri phone. Ubwo Ridima we yinjiye mu nyubako akabona ibintu byose n'ibishya. Dick yakomeje kugenda, ageze mu nzira agongana n'umuntu. Dick ati sorry. Arebye umuntu abona ni Ridima. Bararebanye mu maso ubona ko bose bagiye kure mu bitekerezo. Ridima rero nta kindi yakoze, yahise yubika umutwe abwira Dick ijambo rimwe gusa ati mumbabarire. Dick ati it's okay, ntariba ahubwo nawe narinje kureba. Dick yasabye Ridima ko bajya muri ofisi bakavugana. Dick yajyanye na Ridima muri ofisi. Bagezeyo Dick ahita afata phone arahamagara abwira umuntu ko yamuzanira coffee muri ofisi. Nyuma y'agahe gato coffee bari bazanye ebyiri, iya Dick n'iya Ridima birumvikana. Hanyuma batangira kuganira. Dick abaza Ridima amakuru ye ndetse n'aya mama we. Ridima yamubwiye ko ari meza. Dick yabwiye Ridima ati nizere ko utasubiye kwicara ku muhanda. Ridima amubwira ko atabisubiye kandi atazabyongera. Dick ati ubundi uwo niwe Ridima nshaka kubaho. Dick yasabye Ridima ko yamwereka diplome ye niba yayitwaje. Ridima ahita afungura file yari afite akuramo diplome ye ayihereza Dick. Dick ayirebye aratangara cyane. Dick yabwiye Ridima ati wa mukobwa uratangaje, sinumva impamvu yatumye wakwangira kwiga muri kaminuza kandi mbona amasomo yose warayujuje. Ridima yabwiye Dick ko icyo nawe ari cyo kimubera ihurizo.
gusa Dick yabwiye Ridima ko vuba bari buze gusobanukirwa. Dick yafashe phone ahamagara umuntu tutazi, aramubwira ati muravugana na Dick Valdez, chairman wa DM company. Vuba bidatinze ngiye kukohereza location ya hotel duhuriramo kandi uze witwaje n'amadocument. Dick yahise akupa, ubona ko Ridima we byamucanze. Dick yahise afata Ridima akaboko basohoka muri company, ubona ko Ridima yayobewe bijya mbere. Ese abantu bagiye, reka dore reka musabe ngo ukore subscribe, like, sharing ndetse utange n'igitekerezo. Ndi Joel Nosi, mbifurije ibe byiza, ndabakunda. Waba wifuza kugaragaza impano yawe cyangwa ufite icyo ushaka kwereka isi? Kurikira Mbonye Talent, inama zigiye zitandukanye ndetse n'inkuru zigukora ku mutima. Kurikira Mbonye Talent, aho izajya kugezaho ibiganiro bishya kila siku Mbonye Talent ku mutima.